mwabyumvishe ni wa munsi mwiza, yego, umunsi tuba dutegerezanije amatsiko turi benshi, kuri radio dukunda turi benshi Country FM, ikiganiro cyiza cyane kitumenyesha uburyo Imana yatanze ijuru ku buntu, yego, abavuga butumwa bwiza mukunda nabo babakunda, batambutse ikiganiro bijyanye nuko Imana yagiye duha kuboneka. Uyu munsi mukaba muri kumva Emile Nshimiyimana, nkaba ndi kumwe na mwene data mukunda, kandi mumenyereye kumva kwizi mikro, tugira ngo abibwire hanyuma anabasuhuze mwese, twinjire mu kiganiro muza muri kuganira. Kari umuvandimwe. Urakoze cyane muvandimwe. Nanjye mbere na mbere nshimiye Imana, dore ko ariyo yo gushimwa nyine mu bintu byose, kuko niyo ya mbere muri byose, niyo yaturinze kugira ngo tubashe kuvugana n'abatwumva bose. Turayishimiye rero yo yaduhishuriye ijambo ry'ubutumwa bwiza, kugira ngo tujye tubona n'uburyo tunafasha n'abandi tubibabwire, yego, kugira ngo none abari mu isi babashe kuva mu rungabangabo. Dore ko umuntu ajya amara igihe kinini ari mu rungabangabo rwo kwibaza hanyuma y'urupfu aho azajya. Yego. Ibyo rero ni ubutumwa bwiza bwonyine bubihishura. Nibyo. Nta kindi gishobora kukumenyesha aho uzajya hanyuma y'ubu buzima, keretse none uteze amatwi ubutumwa bwiza ukumva igikorwa gikomeye Imana yagukoreye muri Kristo Yesu. Amen. Rero nge tugiye kubana n'ubundi nk'uko muvandimwe warubivuze, turamenyeranye nabo benshi baranze, ariko hari n'ushobora kuba twumvise bwa mbere, nabyo bibaho. Akaba ari bwo agifungura inyakiramajwi ye, ubu ngubu agahita twumva, nawe twamusaba ngo tubane mu kiganiro. Yego. Rero abadukurikiye bose turabakunda, kandi ndabizi namwe muradukunda, babitubwira kenshi ko badukunda ndetse ko banakunda ijambo ry'ubutumwa bwiza. Yego. Tubasabira Imana ngo ibahe kugumya kuritega amatwi no guhishurirwa iby'Imana yabakoreye muri Kristo. Amen. Nsuhuje ariko n'abandi bamajije kubyemera mu mitima yabo, dore ko iyo umuntu abyemeye mu mutima, Imana iramukiza akanabakira inkeke y'icyaha. Yego. Agakira n'ubwoba bwabwo umuntu yahoranaga yibaza hazajya. Abo bantu bose rero Imana yahishuriye ubutumwa bwiza, ubu akaba ari abera n'abaziranenge ku Mana aho bari hose. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Ndabizi dufite bene data benshi tutavuga mu mazina baba badukurikiye n'abazadukurikira nyuma. Nibyo. Nabo batubwira ko ku masaha nkaya bakunda kuba bashyize urushinge kunyakira amajwi zabo. Yego. Uwo rero ni nabyiza abari iteraniro. Tekereza ko iyo tuvuga ubutumwa bwiza tuba turi kuvuga ibintu byabo. Nibyo. Tuba turi kuvuga ubutumwa bwabakijije. Nabo rero barushaho kugumya kwishima, dore ko Pawulo abivuga, yaravuze ngo iyo mbuvuga nikizanya n'abanyumva. Amen. Imana ishimwe muvandimwe, ndabasuhuje aho bari hose. Yego. Urakoze cyane gusuhuza inshuti zacu ndetse na bene data. Mu by'ukuri natwe tunezezwa n'iki gikorwa nicyo kubabwira ubutumwa bwiza. Yego. Impamvu bitunezeza, Pawulo bavuga ko bitamukoze isoni ashingiye ku mbaraga zi. Yego. Iba mu butumwa bwiza. Natwe rero tuba twiringiye imbaraga zishorera iri jambo ry'ubutumwa bwiza. Yego. Twiringiye ko iyo ryakiranye kwizera, yego, ribasha gutsinda umutima wawe, rikawugomorera Kristo. Yego. Nawe ugakira inkeke ikubamo. Yego. Ikubamo umaranye imyaka myinshi. Yego rwose. Wibaza ngo ko mbona abantu bapfa, ko mbona njya gushyingura, mu by'ukuri nanjye ko nzapfa, amaherezo yanjye nayahe. Yego. Ubutumwa bwiza nibwo bwonyine rero buhishura iherezo ry'umuntu. Yego. Kandi bugahishura iherezo ryiza Imana yatangiye muri Kristo Yesu. Amen. Ubwo rero nta mpamvu yo kugira iherezo ribi, kandi hari iherezo ryiza Imana yageneye abari mu isi kubw'ineza n'urukundo byayo. Turavuga ineza y'Imana, turavuga urukundo rw'Imana, turavuga kugira neza kw'Imana kudasanzwe kwatumye yitangira umunyabyaha. Buri Imana no mutunzi ku mbabazi. Yego. Iranakize cyane ku rukundo. Yego. Nanone abantu ntibajya bashyikira neza ukuntu Imana ari igiye ifite urukundo, uretse kuba inafite iyo nirwo. Yego. Imana ihimbaze rero. Amen. Akenshi iyo tuvuze urukundo rw'Imana kwizi mikoro, umuntu kubera kubyumvisha
amatwi ya kamere yego ntago abasha kuresista uburyo Imana imukunda ku rwego tujye tubivugaho. nibyo nyamara navuga nti Imana iragukunda. Muvandi mukanya mbere yuko twicara kwizi mikoro tekereza ko ubu cyafite n'abantu bari mu kiganiro cy'imikino yego ngira ngo abenshi bumvise kuko hari uwamugaye ambwira ko nanone abari mu kiganiro cy'imikino ariko anacunze ko natwe tugeraho agakomeza aniyumvira ubutumwa bwiza. yego tekereza ko abavuye mu kiganiro cy'imikino bariho bibaza ate ubwo ni gute Imana yabidukunda ku rwego rw'uko yababarira umuntu ibyaha bye byose. yego ndakibaza ate ubwo nanone tinaba mu ijuru rimwe n'umuntu wakoze byinshi nge mfite bike ariko ibyo byose biterwa nanone n'ubutamenya niko navuga. yego kuko nanone ntago Imana igira detail ku byaha. nibyo duhora tubisobanura kenshi. detail ni wowe ubuzireba ushingiye ku kuntu ureba nyine ushingiye ku bantu ureba bagenzi bawe ugakora detail ugakora ijanisha ukavuga turafite byinshi nge mfite bike ariko ntawe nta nawe. nibyo kuko ku mibare y'Imana ni igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha. Abaroma 5:18 yego rwose na 19 yego muvandimwe. rero Imana yuko ireba umunyabyaha imureba uhereye muri kavukire ikamwita umunyabyaha ataranakora detail y'ibindi ajya akora. yego ubwo rero kwirirwa uvuga ngo hari kandi muvandimwe hari nabo bafite imyumvire niyoboka Imana ripfuye byo kuvuga ngo hari Imana ngo izana balancinga ngo irebe ngo niba warakoze ibyaha byinshi ngo hano ugakora ibyiza ugasanga nibyo bintu abantu barimo ariko ntago Imana niba ufite icyaha inkunda kubaza abantu. yego ubundi Adamu na Eva nibo dukomokaho. yego uwitwa umuntu wese dukomoka kuri Adamu na Eva. yego yari yo pipiniyeri y'abantu. burya Imana ituruzi twese yari ituruzi muri Adamu na Eva. nibyo Imana ishyira Adamu na Eva yari iruzi twese turimo n'abazaza nyuma yacu cyane. ariko nanone ukibaza Adamu na Eva kuba twumva bakoze ibyaha bingahe bituma birukanwa mu ngobyi ya Edeni bigatuma Imana ivuga ngo umunsi mwagikoze no gupfa muzapfa. tagara urutonde rw'ibyaha byinshi. kutumvira Imana kwa Adamu na Eva kwatumye birukanwa mu ngobyi ya Edeni kandi bahinduka abanyabyaha bujuje ibyangombwa natwe tubakomotseho tuvuka turi bo twujuje ibyangombwa. nibyo rero ntago wajya gukora detail kuri ibyo bintu. niyo mpamvu nari nkigarutseho ndekeza ko n'abanyamakuru hari igihe baba bakina twumva hari bumva na radio ntabwo Imana igikora urwo rutonde rwose ngo ivuge ngo ufite byinshi wowe ufite bike oya ahubwo niba wumva mu mutima uri umunyabyaha birahagije kungana n'undi munyabyaha mugenzi uwo ari we wese. yego kandi nuba n'umukiranutsi. yego Bibiliya ivuga gute mu gice cya 15 cy'u Rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye abikorino mu mirongo inyuma iravuga ngo uko ubutaka ameze niko nabo ubutaka bandi bameze. yego rwose noneho uko wijuru ameze ni nako nabijuru bandi bameze. iyo abantu rero bumva ko ijuru ridakorerwa hari igihe bagira ngo abanyabyaha bazajya mu ijuru kandi tuba turi kubabwira uburyo umunyabyaha noneho ahubwo ahinduka umukiranutsi akajya yagabana ijuru nyine. urumva nidushaka tunatinda aho hantu tuhavugane n'abatwumva dushaka tunitahire kuko urumva hari uvuze ikintu gikomeye. yego iyo tuvuze ko Imana yatanze ijuru nk'impano ikaritanga ku buntu aho kugira ngo abantu batwumvire mu mbabazi Imana yagiriye isi yego bahita batwumvira muri kamere bakumva ko ubwo turi gutorera ko abanyabyaha bazajya mu ijuru. niko babyumva ibihembo by'ibyaha n'urupfu nta munyabyaha wajyamwe ahubwo turababwira ko urwo rupfu ku munyamahirwe ni uwemera ko urwo rupfu Imana yari mwishe ariko ikarumwicira muri Kristo Yesu. amen. kuko burya nibyo umuntu bavuze ngo Yesu ngo yaramfiriye. burya iyo uvuze ko Yesu yagupfiriye uba uvuze ko Imana yagufashe igushyira muri Kristo ikwicira muri yego kuko ubundi nubwo tuvuga ngo ni imbabazi tuvuga ko ijuru ari ubuntu ariko ubundi mu buryo bweruye bwiza Imana yahannye umunyabyaha. amen. igihano cy'umunyabyaha cyarabaye. ntabwo Imana yari gushenjagura Kristo iri kumuhora ubusa. ntabwo Kristo yari kubambwa igurugota ataregeza akora icyaha na kimwe
ari kuzira ubusa, yari ari kuzira ibyaha byawe, nibyo yari ari kuzira ibyaha by'abari mu isi. Imana ni umucamanza utabera. Iyo rero tuvuze ko ijuru ari ubuntu, mwitekereza ko byoroshye ko Kristo yabibiriye icyuya kivanze n'amaraso. Nibyo byatumye Kristo aterwa icumu. Hari ikiguzi cyatanzwe, hari ikiguzi gikomeye cyatanzwe. Rega buriya mu buvandi no mu isezerano rya kera, nubwo umuntu yatahaga afite iyo garantiye y'amezi 12 ku gitambo cye, ariko hari ikintu cyabaga cyapfuye. Urakoze cyane. Yego, hari inyishyu, hari ingurane, hari ingurane. Igitambo nicyo bivuze. Yego rwose. Hari cyatambwe ku bwawe wagombaga gupfa urarokoka. Yego rwose. Rero abantu badutekereza nk'abari kuvuga ngo Imana yaratoreye. Wapi, sicyo bivuze. Ntabwo ari cyo bisobanura. Ahubwo Imana yashyize mu butabera bwayo, ariko itubonera undi iryoza ibyo yaturyozaga. Yego rwose. Noneho duhinduka bere, ariko ku bw'uwo nyine. Rero hari igihe tuvuga ubutumwa bwiza, abantu benshi tumaze kubibwirwa n'umubare munini w'abantu benshi batwumva nabi, bakatwumvira hafi, bakatwumva gake, bakadutekereza nk'abari kuvuga ko ubwo Imana yatoreye kizajyana umunyabyaha mu ijuru. Wapi, none kuba ridakorerwa nuko nyine kuko abantu bakora ibyaha, ubwo ibikorwa by'abantu ntibyabakwalifyinga kujya mu ijuru. Niyo mpamvu bo batagomba gukora kugira ngo bishoboke ko barijyamo. Yego rwose. Nuko ibyo bakora ni bibi bivanze n'ibyiza. Ibyo rero nyine koko ahubwo hashingiwe ku buryo ijuru rimeze ari iryera, n'Imana irimo ikaba yera, nta munyabyaha wajya mu ijuru, ariko nta n'umuntu wakorera nyine kujya mu ijuru. Niyo mpamvu ahubwo habonetse undi ufite ubumana, noneho kuko yavuye ku Mana ntiyanavukana ya kamere yo kwa Adamu. Hanyuma nubwo yambaye umubiri w'abantu, ariko yari afite gukiranuka k'ubumana. Uwo rero niwe wakoze ahubwo ibyahesha umuntu kujya mu ijuru. Urakoze cyane. Kubera iki we? Kubera iki rero wakoze ibyaduhesha kujya mu ijuru? We deja mu ivuka rye ntago yabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore. Amena. Noneho ku muntu wavutse ku bushake bw'umugabo n'umugore, niyo biva ko akomoka kuri Adamu w'umunyabyaha, nawe akavuka ari umunyabyaha. Noneho Kristo Yezu we rero yaje avuye ijuru. Ngira ngo abatwumva barabyibuka, marayika abibwira Mariya ngo dore ubugiye gusama inda. Mariya ati ntabwo bishoboka, ndi isugi. Ubundi mu buryo bumenyerewe nta muntu wasama inda ari isugi mu by'ukuri. Mariya yarabaze ati ntabwo bibaho ibyo bintu. Marayika amubwira ati humura, umwuka azagutwikira. Amen. N'imbaraga zisumba byose zizakuzaho. Yego rwose. Kandi niko byagenze. Ngo niyo mpamvu wera uzavuka azitwa umwana w'isumba byose. Amen. Uwo rero kubera ko nanone atavutse gutyo nk'uko abantu twe twavutse, niyo mpamvu yabaye mu isi, kubera ko nta kamere yo kwa Adamu yari afite. We noneho arakiranuka, mu yandi magambo akorera ijuru biremera. Nibyo. Reka ntange akagero gato cyane nihutisha. Turi muri vacances mu biruhuko by'abanyeshuri. Mu by'ukuri abanyeshuri nubwo batuje, ariko ababyeyi ntibatuje. Bari kujya bibuka ko hari amatariki yo gufungura. Nibo bayibuka kurenza abana. Mu by'ukuri bari abana nibasubira ku ishuri bazajyana inyemezabwishyu z'uko bishyuye. Ubwo rero ntabwo abana bazaba bagiye kwigira ubuntu. Bazaba barishyuye, ariko barishyuriwe. Nibyo. Kandi kubera Imana ihimbaza, kandi kubera ko no ku ishuri bazi ko abana bakwiye kuba bishyurirwa, cyane ko nta bushobozi bwo kwishyurira bagira. Niyo umwana atazanye borudero yishyuriyeho, bahamagara umubyeyi. Babaza umubyeyi kuko ubundi umwana siwe bireba. Nicyo kintu turimo turavuga. Ni ikintu kimeze gutyo. Umudirecteur wategereza ko umwana ari uzakorera amafaranga kuzuza minerivare, umwana ntiyazigera yiga. Bisaba ko umubyeyi ari we ukorera ayo mafaranga. Deje umwana we icyabazi nuko igihe cyo gufungura kigera, akishyurwa minerivare, agahabwa borudero, kandi umubyeyi nawe ayimuhana ifiyeri n'urukundo rwinshi. Kwizera rero ni iki? Kwizera ni igiki rero? Kwizera no gufata iyo borudero ukayijyana ku kigo,
wahagera bakubaza ngo warishyuye ukavuga n'ijwi rirenga ukavuga ngo narishyuye ariko ukaba wibitseho ko wishyuriwe rero nibwira ko ababyeyi bari kutwumva cyane kurushaho ababyeyi bariho baratwumva niyo mpamvu rero twasobanuraga ko kuba ijuru ridakorerwa si uko hatari uwarikoreye akaduha ibyuzuye Kristo Yezu niwe wabaye mu isi ntiyakora icyaha ahaba imyaka 33 yubahiriza ugushaka kw'Imana kose niwe wasohoje iby'Imana yashakaga niwe wakoze ageze mu Baheburayo igice cya 10 ari kubigarukaho yaravuze ngo mana hari ibintu byakoreshejwe kera hakoreshejwe ibitambo ibikongorwa ibimezuke ihene intama n'ibindi ibyo bintu ntago wabishatse ntago wabyishimiye ahubwo wanyiteguriye umubiri amen Kristo aravuga ngo none Mana nanjye ndaje mu muzingo w'igitabo niko byari byaranditswe kuri nge nje gukora ibyo ushaka nzanywe no gukora ibyo ushaka haleluya hanyuma nguko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watangera ibyo gusa amen ube bihageje iteka amen urumva rero Kristo yasoje gushaka kw'Imana abisohoza atari uko bikeneye abisohoza ari twari kugirira amen arangije biduha nk'impano amen ni mpamvu tuvuga ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera ntago byavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana iyo mpano rero amaboko yakira yitwa kwizera haleluya biya ntagatifu byita kwemera amen emera ko wakorewe na Kristo akakugezaho ibyuzuye byizeza umutima urebe ko utararana ijuru amen yego akantu nigiye kuvuga yego mwene data iyo tuvuze ko ijuru ridakorerwa reka nkagarukeho ubundi umuntu wikanga wese atwumvise yibaza ukuntu nyine umuntu yarijyamo ntacyo akoze nicyahita ko yibaza ariko urumva dusobanuye ko Kristo ari we wakoze akaduha ibyuzuye niba twizera tukabifata rero ubwo twe ntitwakoze niyo mpamvu tubwira abantu bakora ati nimusigeho ikindi muvandimwe wari ubisobanuyeho gato uvuga ko gukora k'umuntu abari kutwumva nabahamye imikorere ya muntu ahiva ikagera ni byiza ni bibi ibyiza ni bibi ibyo bintu bivangavanze ntabwo Imana ibishaka irashaka ngo wakire gukiranuka Kristo yakiranutse akuguhe nk'impano nawe ube mwisi ufite ijuru bidasubirwa kandi uretse n'Imana itabyemera ibyo bintu bivangavanze ariko n'umuntu wese ukorera ijuru utekereza ko yarijyanwamo n'ibyo akora umutima we ujya ubimubwira iteka ko bidashoboka ahubwo buriya niyo mpamvu akwiye no kumva ubutumwa bwiza umutima ubuhora ubimubwira ikimenyimenyi kitwereka ko umutima uhora ubimubwira iyo tuvuze ko turi intungane kubera ko utwumva ataba yatwumvise neza bihita biba ikibazo ku muntu uri kutwumva ahita yibaza ati subwo bibaho ko umuntu yaba intungane kandi akabivuga ngo ajya akorera Imana kuki wayikoreye ntutungane kuki umaze igihe ukora ntube intungane ese ubwo finaro urumva wajya ubundi iyaba gukora byahesha ijuru ubwo icyambere byakabaye bizana n'ubutungane yego rwose kuko ijuru ubundi ni iry'abera ni iry'intungane ariko niba warakoze ntabwo tuzi igihe umaze ukorera ijuru ariko umutima wawe n'ubundi ukakubwira ko utari umukiranutsi ndetse ugasoma nabi n'ibyanditswe ugahora uvuga ngo mvuze ko ndi umukiranutsi naba nise Imana inyabinyoma urumva ko gukora kwawe mu by'ukuri ntaho wavuye nta naho wagiye ari ibigukiza icyambere bigukora no kugira intungane kuko ijuru ni iry'intungane wowe rero ukora ukaba uri mu idini ukagerageza kuzuza inshingano z'idini ntaho utandukaniye na wa wundi ujya useka gutazi n'umuryango w'urusengero barangana murangana nawe ni umunyabyaha utajya mu rusengero wowe uri umunyabyaha rero wo mu rusengero abanyabyaha rero bose barahwanye imbere y'Imana urumva nta munyabyaha ubura utundi twendaga kukivuga niba ufite ibintu byinshi ujya ukorera Imana usizeho ubwitange bwinshi ariko ukaba ubisoza uvuga kuri umunyabyaha utandukaniye he na wa munyabyaha kabuhariwe nawe uvuga ko ari umunyabyaha kw'Imana nyine mwese muvuga ko muri abanyabyaha ubwo mutandukaniye he ariko akavuga ati ngende umukristo ndetse uwo mu itorero naka cyangwa wo mu idini naka reka tukosora icyo kintu ubundi mwisi uko Imana class abantu
ibabona mu byiciro bibiri, yego, abakiranutsi n'abanyabyaha gusa. Yego, kwiyita abakristo byorohera abantu, ariko ubundi umukristo nyakuri yego, ni umukiranutsi, ni umeze nyine nka Kristo. Ndi umukristo byakaba bivuze ngo meze nk'uko Kristo ameze. Ariko urumva umuntu abaye atanabyumva cyo yaba afite ikibazo. Yego, ariko abenshi ntago babyumva. Iyo uvuze kuri umukristo, yego, ubundi ubwo ubwiye abantu ngo ndi uwa Kristo. Yego, niba ubyarwa na Kristo rero kuramo kuri umunyabyaha. Urakoze cyane. Niba ukiri umunyabyaha ariko nanone ntiwakwihamiriza ibyo utari byo. Yego, ubwo uhamya kuri umunyabyaha ubwo uriwe koko. Ariko Kristo ntunakamenya ko yaje. Yego, wamwumvishe mu makuru kuri televiziyo cyangwa kuri radio, ariko nturakamenya icyamuzanye, nturakamenya icyo yagukoreye. Buriya muvande kimwe mu bintu bibishye nukuba hari ukuntu idini ribwira abantu ko babaye abakristo. Yego, kandi ari abanyabyaha by'ukuri. Yego, yego. Niyo mpamvu niyo mbitekerejeho mpita nibuka ukuntu Yesu yagiye avugana na bene abo bantu mbere akiri na hano. Yaravuze ngo muzabona ishyano. Yego, ngo bazerezwa mu misozi no mu nyanja gushaka umuntu ngo bamuhindure yemere idini yabo. Yego, ariko ngo yemeye ngo abaruta inkubwe ebyiri kuba umwana wa Gehinomu. Matayo 23:15. Yego rwose. Icyo nari mbivugiye ni igiki? Idini, objectifu yo kugira umukristo umuntu mu idini ni ukuba warigiyemo bakaba bagufite bakanakubatiza. Yego, ubundi biratangaje kuba umuntu ngo wabatijwe mu mazi menshi ubu baba bamufite nk'umukristo. Niyo bajya kuvuga umuntu utari umukristo baramusaba ngo nabatizwa b'umukristo. Nibyo niko bavuga, siko bajya bavuga. Niba wenda mbiherutse. Oya, nibyo rwose. None se muvande, mu by'ukuri niba batije umuntu mu mazi menshi bivuze ko umuntu abaye umukristo? Oya, ntabaye umukristo, kuko umukristo ni uwa Kristo, kandi uwa Kristo ni uwabyawe na Kristo. Urakoze cyane. Kandi none rero urumva abantu bakeneye kumenya ko umuntu abyarwa na Kristo. Reka nongere umumuriza abantu. Kandi waba umukristo utagira idini ubarizwamo cyane rwose, wajye mu ijuru nta caci ubarizwamo. Yego, ijuru ukaba urifite, ukarigendana, ukariryamana, ukaribyukana, ukarijyana mu kazi. Ijuru ukabura rifite igihe cyose. Yego, kuko nta dini ritanga ijuru, ntaribaho. Ntaryo. Yego, rero kuba umukristo bisaba ngo uwo muntu abe yarabyawe na Kristo. Amen. Kubyarwa na Kristo ni gute rero? Kristo ni Imana. Yego, kandi Kristo ni umwuka. Yesu yavuze ngo amagambo mabwira niwe mwuka kandi nibwo bugingo. Amen. Kuba rero Imana ari umwuka, uburyo ibyara impamvu bicangamwe abantu nuko tumenyereye kubyarwa tuzi. Yego, na Nikodemu yaravuze se ko nkuze. Yesu yamubwaterega nutabyarwa ubwa kabiri ntago ijuru warica umutara. Nikodemu uti none se ko nkuze. Yego, we yigira mu mubiri areba ukuntu mu mubiri babyara. Imana rero ni umwuka. Yego, ibyaza ijambo ryayo. Amen. Iyo wemeye ijambo ry'Imana, iryo jambo ni irihe? Ryemere ko Imana yaguhaniye muri Kristo. Amen. Kristo yazuka akakuzukanira ubugingo buhoraho, akazukira kugira ngo ugirwe intungane. Amen. Byemere gutyo urebe kutabyarwa na Kristo. Amen. kandi ukaba umukristo. Wajya unavuga ngo ndi umukristo ukaba ubyumva. Nkunda umuririmbyi w'108 afite nk'igitero kivuga ngo ndi umukristo wo mu mutima. Amen. Ntago umuntu aba umukristo inyuma. Nibyo, turabakristo bo mu mutima. Amen. Yesu yabwiye abafarisayo ngo mwaretse mwabanje mukoza imbere ko n'inyuma hazajya amazi avuye imbere akajya yakoza inyuma. Kadusome ibyanditswe bike. Reka dusome nubwo dufite utunota duke. Oya, nta kibazo. Turasoma mu rwandiko intumwa Pawulo yandikiye Abaroma. Yego, mu gice cya 9 umurongo wa 30 tugeze ku 33. Yego, turasoma mu binyarwanda bitandukanye, turasoma muri Bibiliya yera, ndasoma mu ijambo ry'Imana. Yego mwene data. Noneho tuvuga iki? Yego, tuvuge yuko abanyamahanga batakurikiye ibyo gukiranuka bagushyikiriye, ariko gukiranuka guheshwa no kwizera. Yego, naho abisirayeli bakurikiye amategeko yo gukiranuka bakaba ari bo batayashohoje. Ni kuki? Nuko batashishikajwe no kwizera, ahubwo bashishikajwe n'imirimo, bagasitara kuri rya buye risitaza, nk'uko byanditswe ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye risitaza, urutare rugusha,
ariko urwizera ntazakorwa n'isoni. Amen. Amen. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana ho haravuga ngo none se ibyo twabivugaho iki? Nuko abatari abayahudi batigeze bashaka gutunganira Imana bagizwe intungane babikesha kwizera Kristo. Amen. 31. Ibi yamambu Abisiraheli bashakashakaga amategeko yatuma batunganira Imana, nyamara ntabwo bageze ku ntego amategeko yaragamije. Imana ihimbaza. Kubera iki? Kubera ko ubwo butungane butavaga ku kwemera Kristo, ahubwo biringiraga kubuheshwa n'ibikorwa byabo. Basitara kuri rya buye risitaza. Ryavuzwe mu byanditswe ngo dore nshyize muri Siyoni ibuye risitaza abantu, ni urutare rubagusha, nyamara urwo uzarwishingikirizaho ntabwo azakorwa n'ikimwaro. Amen. Yego rwose. Amen. Uzishingikiriza kuri Kristo yego rwose ntabwo azakorwa n'ikimwaro. Kontrere yabyo niki? Ni ukwishingikiriza ku bikorwa byawe ugakorwa n'ikimwaro. Nibyo byabaye no ku Bisiraheli. Turabisomye batwumva. Yego. Baravuze ati se Abisiraheli, nituravuga Abisiraheli abantu bajye batwumva, bwari n'ubwoko bwatoranijwe ku buryo nkatwe abanyamahanga baranatunenaga cyane, kuko bumvaga aribo bagira Imana rurema. Yego. Wenda basonye bari kutwumva ba Petero Imana yamubwiye kujya kwa Koruneli yavuga ati baratunenaga cyane. Ariko Imana ihimbaza. Abo Bisiraheli bo ntibigeze bashishikazwa no kwizera, ahubwo bashakiye ubutungane mu mategeko barabubura. Yego. Ariko bavuze ngo impamvu babubuze nuko ngaho gushishikazwa no kwizera, bashishikajwe n'ibikorwa byabo, baba basitaye kuri rya buye. Amen. Ariko umuvandi fasha abantu bari kutwumva, ni gute umuntu ashishikazwa n'ibikorwa bye akabasitaye kuri iryo buye, kandi iryo buye ni Kristo. Nibyo. Kurisitaraho aho kugira ngo rigukize, ahubwo ukarisitaraho kubera ko washishikajwe n'ibikorwa byawe. Nibyo rwose, kuko ubundi Kristo Imana imutanga yari mutanze kuko nta wari gushobora gutungana, twabisobanuyeho kuva kare. Yego rwose. Binyuze mu kubahiriza amategeko. Noneho rero bityo Imana ibona ko nanone abantu bose badakwiye kurimbuka gutyo, ahubwo idushakira umucunguzi nyine Yesu Kristo. Amen. We wabashije noneho gusohoza nk'uko ibyanditswe nanone bibivuga, ahubwo bya bindi amategeko yadusabaga tukaba twabinaniwe. Yego. We rero arabikora byose mu mwuzuro wabyo. Ariko abikora atabyikoreye, abikoreye nge nawe uwo dukurikiye. Amen. Kugira ngo ahubwo noneho tuzizere uwo atwambike kwa gukiranuka we yahihibikaniye, noneho tujye mu ijuru tubikesha uwo. Iyo rero habayeho gushishikazwa no gutungana kwawe biciye mu kubahiriza amategeko, biba bivuze ngo washyize ku ruhande wa mucunguzi wawe Yesu Kristo. Yego. Noneho rero Pawulo we yabigarukaho n'ubundi mu rwandiko yandikiye Abagalatiya 2:21, abyita guhindura ubusa ubuntu bw'Imana. Aravuga ngo simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, ngo kuko iyaba gukiranuka byazanwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, Yesu yaba yarapfiriye ubusa. Ubwo rero umuntu utekereza ko azakiranuka kuko yubahirije imirimo itegetswe n'amategeko, mu buryo atazi aba ari kuvuga ko Yesu yapfiriye ubusa, akabasitaye rero kuri rya buye. Mu by'ukuri icyakamukijije akaba ari cyo ahubwo noneho atesheje agaciro, anagana kurimbuka. Ahandi bavuga kuri sitaho ri kuvunagura. Urumva wahushije Kristo, nta yindi nzira wawe ni kujyana mu ijuru. Yego. Kandi kumuhusha ni intekerezo zikubwira ko hari ibyo uzakora ukajya mu ijuru. Nibyo. Iyo babikwigisha cyangwa iyo nawe ubyumva ugira ngo ni iby'ubwenge, ariko ntago ari iby'ubwenge habe na mba. Yego. Kuko bisaba kwitakariza icyizere. Nibyo. Ukumva ntacyo ushoboye. Nibyo. Ukumva utaba mwiza imbere y'Imana ubyishatsemo. Nibyo. Ariko uretse kubihisha, uretse kameremo, uretse kutabyumva neza. Umuntu ni mubi uhereye mu bworo bw'ikirenge ukagera mu gitwari. Nibyo. Umuntu yarakeneye ko Imana imwicira muri Kristo, Yego. ubundi ikanamuzurira muri we ari icyari mu gishya. Amen.
dukwiye kwemera ko rero ijuru ridakorerwa, ijuru ni impano Imana yatangiye ubuntu ku bari mu isi. Ibyanditswe biravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Ntangazwa n'umuntu uvuga ngo yizeye Kristo ariko ngo nta bugingo ngo buhoraho afite, ngo nizera Yesu. Kandi muvandi abanyedini benshi nabo batubwira ko bizeye ngo Yesu ariko ngo ntago ngo ari intungane. Muvandi nk'umuntu uvuga ngo yizeye Yesu ngo ntabwo ari intungane, ubwo abazi kwizera Yesu icyo ari cyo. Oya nyine igihari gikurikira mubaza ati se wamwizeyeho iki? Ati ko yanjijije nk'umwami. Terime bakoresha namwizeye nk'umwami n'umukiza wanjye. Ese yagukijije iki? Harubanza kukubwira ati ni ibyaha. Iyo wisuzumye ntabyo wibonaho. Ngo urumva ngo nyine Yesu yaje kugukiza iki? Icyo ni kigomba gusobanukirwa. Akaba ari nacyo wizera. Yesu yaje kudukuraho urubanza rw'ibyaha. Ako kantu turagasubiramo cyane. Gasobanure. Turagasubiramo. Ubundi icyaha ubona ku mibare Imana ibarayo ibara icyaha. Niyo mpamvu mu Bakorinto 5:21 haravuga ngo Kristo utaregeze amenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Imana yo ubona ibara ko ari icyaha kimwe kuko ibizi ko kibumbye ibindi. Nta mwanya Imana ifite wo kujya ibarura amaturu warakaye ku munsi. Wapi? Ahubwo Imana ibara icyaha kijya ujya wita kamere y'icyaha. Nibyo. Kandi iyo kamere urayifite, umuntu wese arayivukana, ayikomora kuri Adamu. Nuvuga ko ntayo ufite watubwira ko utajya ukora ibyera kuri yo. Ariko ibintu byera kuri yo ni wa mujinya, ni kwa kwifuza na birya byose ntarondowe. Ku mibare y'Imana rero ni uko Imana ibara icyaha. Icyo cyaha nicyo kizana urubanza. Niyo mpamvu umuntu avuka yakura akajya yumva byanze bikunze afitanye ikibazo n'Imana. Nibyo rwose. Icyo kibazo wumva ugirana n'Imana rero, uko kuntu umva ufitanye n'Imana urubanza biterwa n'icyaha. Byatumye rero kugira ngo Imana igukize, kugira ngo Imana igucungure, yafashe Kristo imubaraho icyo cyaha cyakuzaniye urubanza. Ikimubazeho, ikimuhaniye nk'uko yabishakaga, ihita igukuraho urubanza ruterwa n'icyo cyaha. Amen. Naho hari n'abajya batubwira ngo Yesu ngo yankijije ngo ibyaha, nabwo akaba ntabyumva. Wamubaza ate se ntabyo ujya ukora? Ati ndabigira. Akaba araheza akibaza ibyo yamukijije ari ibi. Akakubwira ati yaranditswe ngo ntabwo ugimaka kubyimana. Kristo Yesu yadukuyeho urubanza rwo kurimbuka twazaniwe n'icyaha cy'umukurambere. Nicyo Kristo adukuraho, kandi akidukuzaho guterera, akidukuzaho kuba we yemera kukibarwaho. Muri nyuma aravuga ngo yabibazweho bihinduka nk'ibyo, yabyishyizeho bibibye. Nibyo muvande. Buriya nkunda ukuntu ufasha abatwumva, usobanurira abantu ukuntu baraba yahagararanye na Kristo mu rukiko. Baraba ari umunyabyaha ruharwa, ubundi baraba ataha gute byemewe n'amategeko. Urakoze cyane. Ubundi baraba ntiyagataye kuko icyaha kiramuhama, arakatiye. Ubundi cye cyaro kurimbuka. Buriya naje gusoma ibyanditswe nsanga bitubwira ko buriya Pilato yabaga yarafite itegeko rimwemerera kubohora imbohe imwe buri mwaka. Yari kwiye kwicwa. Ako kantu hatinde. Buri mwaka yari afite itegeko rimusaba cyangwa se rimwemerera gucyura imbohe imwe, yari kwicwa kubera ibyaha. Mwakomeza. Noneho rero aravuga ati ese uwakoresha rya tegeko, noneho nkabona uko nshikisha Yesu. Ko ikigaragara Yesu ibyiza bye turabizi. Ikigaragara Yesu nta cyaha yigeze akora. Ikigaragara Yesu yabaye umwere mu rukiko rwanjye kuko yari yamugerageje hose ntiyamubonaho icyaha. Aravuga ati rero kugira ngo Yesu murekure, kandi rubanda nanone batabigizeho ikibazo kuko basheze, bagombaga gushega kuko yadapfa se bari kurimbuka. Bagombaga gushega.
Imana ihimbaza. nuko ubwo rero ati kuko basheze kugira ngo murekure bikunde, reka nkoreshe rya tegeko. ngiye gukoresha rya tegeko, Ego. nzane umwicanyi igisambo kabuhariwe Ego. kizwi muri uyu mujyi Ego. cyahekuye abantu Yego. kigomba kwicwa, ngishyire hamwe nande na Kristo. Ego. Hanyuma icyo ndakora gusa biranoroshye n'urucabana, Ego. ndabwira aba baturage bakizi bazi neza kiriya gisambo, ariko banazi neza Yesu n'uburyo yabavuriye, yabakirije abana, uburyo yabagaburiye bashonje, n'ibindi byinshi yabakoreye, agahumura impumyi n'ibindi. Yego. Ati rero Yesu nimushyira uruhande rwa Baraba, nkababwira ati nice nde mbohore nde. Ati biroroshye, barahita bavuga ngo ni wice Baraba ubohore Yesu. Ariko siko byagenze, kubera ko Yesu yari umucunguzi wa Baraba. Urakoze. Aho hantu ugeze sasa, abadukurikiye mutwumve neza, ibyo iriya mbaga y'abantu yasubije bifite ikinyuranyo n'ibyo Pilato yatekerezaga, byari bihisha umugambi w'Imana kuri Baraba. Amen, amen. Ego. Byari bihisha umugambi, kuko niba Pilato we yaratekerezaga tubwuye umuntu afite ibyaha bigomba kumwicisha, nimuhagarikana na Kristo, urya wahaye abantu imigati bakarya bakishima, urya wakirije abantu abana n'ibindi, barahita bavuga ngo Baraba yicwe, Yesu atahe. Mu yandi magambo, Pilato nawe wari afite umugambi mubi, kuko umugambi w'Imana kwari uko Kristo ducunga, kwari uko Kristo tubera incungu akajya mu cyimbo cyacu. Ariko Pilato we ashaka kubyanga ashingiye ko nta cyaha yamubonye, ariko Imana kubera ko yari yamubazeho ibyaha by'abari mu isi n'iby'Abaraba birimo, kumbe Imana yo yamubonagaho ibyaha. Araba byagize nese yavuga ati noneho niki kikundekeshe, Imana yamuretse imutera umugongo, ariko yari yaduhindukiriye. Urumva rero imbaga y'abantu nabo bamera nk'abasohoje cyangwa basohoye umugambi w'Imana. Ushatse nditubyita kuzubara, kuko niko Imana yari yabigennye. Bose baravuga bati Baraba cya gisambo ruharwa, Baraba ntekereza ko Baraba byaranamutunguye, Baraba natahe Yesu Kristo ajye kubambwa. Ariko urumva Baraba we yari ku rwego, ubundi yari yamaze kugera kuri point yo gupfa. Ubundi kumusohora bakamushyira imbere y'abantu, nta gushidikanya yaravugaga ati noneho wa munsi wanjye wo gupfa urageze. Noneho rero bundi no gukizwa ni gutyo rwose, no kuba ari wowe wari ukwiriye kurimbuka, hakaza undi aje kugukiza icyo nyine. Buriya Baraba muhuriye muri quartier yatashye, bamurekuye, umubajije icyo yakize ntiyakivugana, yakivuga ku buryo bwiza, kuko ubundi umuntu wanakijijwe nubwo buhamenya abakwiye kuba afite, kuko ni wowe wari bupfe. Ariko bundi gukizwa no guhishurirwa ko hari wapfuye mu cyimbo cyawe, wowe ukabohoka ugataha. Tekereza ko Baraba ntabwo gutaha kwa Baraba nta kantu ke na gato yigeze akora. Niyo mpamvu tubwiye abantu ko ijuru ridakorerwa, ntacyo yigeze akora kugira ngo atahe. Ahubwo Baraba we yashidutse agize umunsi mwiza, nk'umuntu wakumva ibintu k'uyu mugoroba akizeye, nawe waba ugize umugoroba mwiza. Baraba yagize umunsi mwiza, bamuhagarikana n'umucunguzi, bamuhagarikana na Kristo Yesu. Mu yandi magambo, ibyaha bya Baraba byose, ubugome bwa Baraba bwose burimuka, bubarwa kuri Kristo, abari n'igihana hita gifata. Barabataha yera, kuko Baraba yafunguwe byemewe n'amategeko. Buriya Baraba rero nta wundi muntu yakwirata uretse Yesu rwose. Baraba ntiyavuga ngo yaraburanye aratsinda, sibyo? Ntiyavuga ngo ni umuntu witwaye neza, bityo niyo mpamvu atishwe. Mbese baragenzuye basanga ibyo yaregwaga atari byo, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo arabizi ko ari we wagomba kurimbuka, hanyuma ariko kubw'umugira neza witwa Yesu
akaba ariyo mpamvu yonyine yarokotse. Amen. Icyo rero nicyo azirata buri igihe cyose. Nicyo yahamenya. Ego. Baraba n'uwari kumubona nkuko bageze bivuga muri quartier akamuze ati baraba ko twaherutse ufungwa kandi ukatiye igihano cy'urupfu byagenze bite kuri mu baturage bisanzwe. Baraba nukuvuga ati nabonye umucunguzi. Amen. Ubuhamya bw'abara bati nabonye umucunguzi arancungura. Buriya muvandi Imana yamwe ishushanya iby'agakiza kacu uhereye kera. Twari twabivuzeho na kare. Tuvuga ukuntu no kugira ngo umuntu abarirwe ibyaha yewe no mu isezerano rya kera byasabaga ikintu gipfa mu kimbo cyawe. Buriya nkunda cyane ibintu igishushanyo kindi Imana yakoresheje Aburahamu na Isaka. Yego. Buri Imana n'umuhanga kubwira Aburahamu tifata Isaka umwana umwe ugenda ujye kumutanga igitambo. Imana yashaka kugira ngo igaragaze ko nanone idutegurira kutuzanira Kristo uzaza akatubera igitambo gikuraho ibyaha nawe kandi nk'umwana umwe w'ikinege w'Imana. Urakoze cyane. Nawe nk'umwana umwe w'ikinege. Buriya ndabikunda kuko bishushanya bya Kristo cyane. Nibyo. Urumva Aburahamu yafashe Isaka nk'umwana w'ikinege afata ibyo bakoreshaga batamba nk'inkwi n'umuriro ndetse bageze mu nzira Isaka baza se Aburahamu ko atari uko dusanzwe tugenda. Yego. Ko atari uko tujye dutamba ibitambo. Ko atari uko dutamba ko dufite inkwi n'umuriro igitambo kiri hehe. Aburahamu aravuga ati abusubiza Isaka ati Imana irishakira igitambo. Haleluya. Ageze ahakwiye kumutambira Isaka. Bibiliya iravuga ngo aramuboha aramuhambira amaramaza kumutamba. Nibyo. Mu yandi magambo azamura inkota. Arigaga abatwumva wumve ko rigaga wari burimbuke mva nibyo wari umaze kuvuga. Azamura inkota yenda kwica Isaka. Yego. Imana ihita imubwira ati have kebuka urebe intama. Buri Isaka nawe yarokowe n'iki? Urumva Isaka yarokowe n'igitambo. Isaka icyamurokoye Aburahamu we yari yamaramaje kumutamba ariko Imana yo mu ijuru twavuze ngo kuko Imana nawe yagukunze. Imana yakunze Isaka urukundo rwinshi hanyuma izana intama Aburahamu atoroye. Yego. Amen. Ibwira Aburahamu taha kugira ngo utambe Isaka. Isaka nawe yagombaga gucungurwa. Amen. Isaka nawe yarakeneye igitambo gikuraho ibyaha bye. Ababwira abantu ngo bazane Isaka wabo urumva ko barabeshye. Haleluya. Isaka yarakeneye nawe incungu kuko nuri Isaka niyemewe siwe watambwe. Yego rwose. Yego. Rero Imana yo mu ijuru yadukunze natwe cyane. Ibwira Aburahamu uti ngaho rero kebuka urebe intama. Yego rwose. Fata iyo ntama aba ari utambaho igitambo Isaka tahe. Intama izanywe n'Imana ubwayo. Izanywe n'Imana. Haleluya. Yohana yarabivuze ngo dore nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha Yohana 1:29. Yego rwose. Turasobanura ko rero ntama w'Imana ukuraho ibyaha yarabonetse. Nta wundi ni Kristo Yezu. Niwe waje yambara umubiri kubera twebwe. Yishyiraho ibyacu byose. Yemera guhanwa igihano cyacu. Yego. Umuririmbyi ngo ibyaha byanjye bihamba mu mva. Maze arazuka ngampuze. Maze arazuka kugira ngo ampuze na se. Nagaruka nzamushimira ibyo. Nanjye nzamushimira n'undi kubimushimira kandi. Rero ku munsi wa gatatu arazuka. Azuka maze kunyaga Satani ububasha yari afite ku rupfu. Amen. Amen. Nvango Satani ububasha yadukangishaga urupfu mu minsi yo kubaho kwacu. Ariko nizo funguzo nazara zimunyaga Kristo urubora rukura mu rupfu arazuka kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Haleluya. Nibyo umuntu yizeza umutima wabyizeza umutima. Ntago umuntu ajya byumva yatarabyizeye. Ubu ababyizeye nuko bitakunze ko tubaho umurongo. Uwabyizeye we ahita avuga amahoro yagize. Avuga ukuntu yabonye ijuru. Avuga ukuntu yabaye intungane. Niyo nzira imwe rukumbi Imana yaciye. Ijuru ribari wariraye. Urakoze cyane kuko wizeye ameze nka Isaka utaye. Yego rwose. Inkuru yabarira mama we wasigaye mu rugo zaba ari inkuru zineza Imana yamugiriye. Yego. Ubwo yaragiye gupfa ariko Imana ikamucungura. Yego rwose. Twavuze rero aho twasomye mu Baroma mu gice cya 9 33 ngabisirari bashishikajwe n'amategeko ntago bashyikira ibyo gukiranuka. Noneho ahubwo abanyamahanga batakurikiye iby'amategeko bashyikira gukiranuka.
gukiranuka Yego. ariko gukiranuka guheshwa No kwizera. ikibazo nuko umunyamahanga utwumva umunyamahanga ni umuntu wese udakomoka ku Bisirayeli. Isirayeli ni Yakobo nyine Yego. niwe wahinduriwe izina akitwa Isirayeli. Hanyuma mu by'ukuri we munyamahanga utarahawe n'ayo mategeko turakwibutsa ko n'abayahawe b'Abisirayeli batayashoboye. Yego. niyo mpamvu batahindutse abakiranutsi. ku Mana. Hanyuma ahubwo wowe nk'umunyamahanga wari ufite amahirwe menshi yo kwizera Kristo n'ibyo yakoze, cyane ko n'amategeko atarayabo. urakoze cyane. Yego. N'abayahawe kandi icyo bayaherewe ntikwari ukuyashobora ngo bajye mu ijuru, kwari ukubananira ngo bimenyeho icyaha bityo bizera umucunguzi. Amen. Yego. No, urumva ubona n'umumaro w'amategeko abantu bakwiye kumva. Yego. Ubundi amategeko abereyeho kumenyesha umuntu ko yacumuye. Amen. Ntabwo bari wamenye ko kwifuza ari icyaha utabimenyeshwa n'amategeko. iyo hataba itegeko rikubwira ko kwifuza ari icyaha. Yego. Rero amategeko umumaro wayo ni ukukwereka ukusa. Nibyo. Ni miruwari kwereka ukuntu umeze. Nibyo. Ariko ibiramambo ni uko utari unayagenewe nk'umunyamahanga. Nibyo. Usobanuye Isiraheli. Isiraheli nibo bahawe ayo mategeko, Abisiraheli nabo ubwabo barayica. Yego nibyo. Ku buryo nabo basabwa kwizera. Nibyo. Imana ihimbaza, Imana ishimwe ko yatwohereje Kristo, noneho bwa bwibone bw'Abisiraheli bukavaho. Nibyo. Imana ikavuga ko kugira ngo yemere umuntu abo umunyamahanga abo mwisiraheli birashingira ku kwizera Kristo. Amen. Niyo mpamvu umwisiraheli wizeye ni intungane ku Mana. Uwo tuzabana mu ijuru. Yego. N'umunyamahanga wizeye nawe ni intungane ku Mana. Nawe tuzabana mu ijuru. Imana yimbazwe muvandimwe. Imana ishimwe cyane. Ariko Imana niho ibera Imana nyine, ni naho ibera urukundo nk'uko twatangiye tubivuga. Yadukoreye ibirenze cyane iby'ubwenge bwacu bwashyikira. Yego. Mu by'ukuri nawe witakarije icyizere, wowe uzi ngo nta naho banzi mu idini, ntaho nanditse, hari naho nari nanditse wenda kera nza kugwa, mbese singikora imirimo nakoraga kera. Turagira ngo tukubwire mu ijoro utagize ahantu ujya, utavuye aho uri, wizeye ibi turimo turakubwira. Yego. Ijuru waribona nta dini cyangwa itorero ribigizemo uruhare. Ibyo birumvikana n'ukuri kuko igisambo cyabambanywe na Kristo cyari iburyo bwe. Yego. Yarakibwiye ngo turabana nta handi kigiye. Urakoze cyane. Yego. Iriya niyo picture cyangwa niyo foto mu by'ukuri yo gukizwa na Kristo wenyine. Yego. Ugakizwa n'umusaraba wa Kristo wenyine, ukirata umusaraba igihe cyose. Yego. Urumva iki gisambo ntekereza ko nta dini batubwiye cyari kirimo. Nibyo. Urumva yari umuntu w'ikirara, igisambo ruharwa, umuntu buryo ukatirwa igihano cy'urupfu. Ubundi Golgota wari umusozi ujyanwaho ibivumye. Yego. Wari umusozi ujyanwaho abanyabyaha ruharwa. Rero niba iki gisambo kuko cyarisanze i Golgota kigiye kubambwa, gusa kikagira umunsi mwiza kikahurira n'umucunguzi. Yego. Urumva ko nta n'idini ryacyo tuzi. Kandi nta n'umwanya cyabonye wo kumanuka ngo kijye kwiyeza. Nibyo. Nta mwanya cyabonye wo kujya kubatizwa. Yego. Ariko yizeye Kristo, Kristo ahita amubwira ngo njye nawe none turabana muri paradizo. Ubwabyo byumvikanisha ko kujya mu ijuru cyangwa kwemerwa n'Imana bishingira ku kwizera, nta kindi wongeyeho. Aho waba uri hose. Yego. Wizeye ibi turi kuvuga ijuru waribona. Ni ibintu bitangaje. Yego. Bikorwa n'Imana yonyine mu mutima w'umuntu wizera Kristo Yesu. Yego rwose. Rero abantu nibitakariza icyizere, bamere nk'iki gisambo cyavuze kiti twe turi kuzira ibyo twakoze. Yego. Ariko kivumbura ko Kristo ari kuzira ibyaha atakoze. Amen. Kandi iyo umenye ko Kristo yazize ibyo atakoze, uhita umenya ko ari ibyawe. Ibyawe dose ni ibyande wundi. Muri ibi niko vuga ni ibyaha byanjye byakwishe, ntabwo ari za kumansa. Yego rwose. Azavuga ati ubwo rero uri kuzira ibyaha utakoze, ntugera mu bwamo nyibuka. Ahita yumva ko ijuru yaribonye. Yego. Yesu ahita kebuka ati ntago ari kera. Agakiza nicyo rero. Ubwo nyizeye si kera turabana muri paradizo. Agakiza ni uburyo igisambo cyari kumwe na Yesu cyabonye ijuru. Mu by'ukuri nta wagitangira ubuhamya. Yego. Bw'uko cyarijyamo. Yego rwose. Ariko ari kumwe na Kristo. Yego. Umwanya ubabaye muto. Ntago wakizera Kristo ngo buri kurarana ijuru. Bishoboka. Kiretse atari we wizeye. Nibyo rwose. Kuko nicyo cyamuzanye mu isi. Yavuze ngo sinazanywe mu isi no kuza gucura bari mu isi y'iteka, ahubwo nazanywe no kugira ngo mbakize. Nibyo. Imana ihimbazwe. Ndabona iminota yagiye. Ubanza twatanga nimero zacu baza kuduhamagaraho tuvuye muri studio. Iyanjye ni 0784
kane kabiri gatanu karindwi iba no kuri WhatsApp ku buryo ushaka no kujya kuri WhatsApp groupe yacu niyo wakwandikaho tukagushyiraho tubibutsa ko mwajya kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV mugakurikira ibi biganiro byose n'ibindi byinshi cyane mukarushaho kungukirwa n'ijambo ryiza ry'ubutumwa bwiza. Yego Patrice nimero yanjye ngendanwa ni MTN 078 3 167 163 Tigo ni 0722 167 163 abo twabanye mu kiganiro bakoze turabashimiye cyane dushimira n'Imana dushoboje. Yego rwose bye naho butaha. Yego